Alright, ikaze nanone kuri The Mic Radio ndetse na TV ni umwanya w'amakuru y'imyidagaduro, show business cyangwa se amakuru y'ibyamamare muri rusange. Ariko mbere yo kukugezaho amakuru ari kugenda avugwa muri show business, ndaza kubanza nkugarure gato ku nkuru yabanje yo bita Turahirwa Moses motions cyangwa se kwanda season 1 bitewe nuko wowe umuzi nuko wamumenye. Nyuma rero nta kindi mu kugaruriraho no kukumvisha gato kuri version y'umubyeyi we papa we bwite watangaje yuko rwose umuhungu w'ibintu yihandagaje agatangaza biteye isoni, ndetse ko ibyo avuga ngo ihohoterwa isi yakorewe muri gereza, dore ko ngo yarafunzwe mu mwaka w'1999 rwose ngo nta ryabayeho, ndetse ko nawe atigize ahohoterwa ku giti cye, ndetse ko ngo atari nako bamureze nyine mu by'ukuri umubyeyi we nawe atewe inkeke n'ibintu uyu musore yabaye atangaza ku mukuru w'igihugu ndetse na FPR inkotanyi. Turagaruka mu kanya numara kumva iyo version y'uyu mubyeyi. Umwana mu burere twamuhaye hamwe n'abana bavukana mu muryango wacu, ntabwo harimo kwanga, mbega nta vangura nta riba mu muryango wacu, uburyo twari kumutoza iyo mico. Ibyuko ibyo byose yanditse avuga ko nahohotewe igihe nari mfunze, gufungwa kuko byarabaye igihe cy'amezi 4 mu mwaka w'1999. ni muri bya bihe n'umuntu ukwanga gusa yatungaga urutoki bakagufata, ariko ubuyobozi bumaze gushishoza usanga ko ibyo bandegaga ntanamenye atari byo. Hanyuma mu bushishozi bw'inzego zariho icyo gihe bafata icyemezo cyo kundekura ndataha. Nta hohoterwa nzi rwose, ahubwo ngiye nishimira ko icyo gihe mu bushishozi bw'inzego zariho babonye akarengane kanjye bagafata icyemezo cyo kundekura bitanatinze. Alright, nguko rero iyo ni version y'umubyeyi wa Moses Turahirwa wagarukaga ku burere bwe ndetse n'ibihe yanyuzemo. Umuhunguwe yatangaje ko aribyo byagiye bimubabaza, akaza kwadukira akavuga ibyatagakwiye kuvuga ku buyobozi. Inkuru rero ye yanagarutswe n'umuraperi witwa Betray, bagiranye ibibazo mu bihe byatambutse, ubwo Betray yahangaga indirimbo agaruka ngo ku bubi bw'uyu Moses. Betray rero uyu munsi yatangarije ikinyamakuru The Trace dukesha nyine inkuru yuko ngo ibyo yakoraga cyangwa se ibyo yavuze yanabimubonagamo mbere bagikorana, ari nacyo ngo cyatumye abona yuko nta kiza yifuriza igihugu, ibikorwa bye ntaho bihuriye n'aho igihugu kigana, ahitamo kumucika arigendera. Yes, ni The Mic Radio ndetse na TV dufite inkuru yo bita Iradukunda Grace Divine, ni DJ Ira uherutse gusaba ubwenegihungu nyakubahwa Repubulika Paul Kagame, agahita bumuhatazu yaje uyu munsi yarahiriye kuba umunyarwandakazi rwose officially, finally yabaye umunyarwandakazi. Ndakwereka nawe akavideo gatoya ari kurahirira kuba umunyarwandakazi. Iradukunda Grace Divine, uriteguye kurahirira kuba umunyarwandakazi. Moi, Iradukunda Grace Divine, je jure solennellement de garder fidélité à la République du Rwanda, d'observer la Constitution et les autres lois, d'être patriote, d'être sans noter, de sauvegarder les valeurs rwandaises, en cas de parjure que je subisse les vidéos de la loi. Que Dieu me vienne en aide.
Right, nyuma ya DJ Ira rero andi makuru ahari nuko umuraperi wo muri Amerika wikirangirire rwose ubu ngubu uri kubarizwa mu maboko ataraye akomeje kwereka inkiko n'abashinjacyaha ko ari umwere guhera yafungwa mu mpera z'umwaka washize kugeza n'uyu munsi. Urubanza rwa Diddy official ruzatangira mu kwezi kwa gatanu itariki ndumva itaratangazwa uku kwezi tugiye kuzamo. Ejo rero ku itariki ya 14 ubwo yari mu rukiko, Diddy yongeye guhakana ibyaha byose aregwa, agaragaza yuko rwose ari umwere ntaho ahurira n'ibyo ashinjwa. Muri Uganda, Jose Chameleone wari umaze igihe kinini arwariye muri Amerika ubwo yajyanwe igitaraganya, ubwo abaganga bamubwiraga yuko natitonda imyaka 2 ariyo myinshi akiri mu buzima. Ubu ngubu rero yagarutse muri Uganda ameze neza cyane, umugabo ubona yuko yagaruye akabaraga. Mu gihe rero yakiranwaga urugwiro ku kibuga cy'indege ngo abagize ihuriro ry'abahanzi muri Uganda nta n'umwe yahabonye rwose. Ewan, ibintu rero byamubabaje cyane, ahita yataka ihuriro ryose, ariko witwa Eddy Kenzo yaje kubamusaba imbabazi amusobanurira icyabimuteye. Jose Chameleone ngarita yari kongera kudunda abagande b'abahanzi bagenzi be. Waruzi ko element bihwiswa yuko atakibarizwa muri level ya 155 AM. Ibi ngibi bigenda bigarukwaho n'abatari bake, abahanzi yaba aba producers, yaba abanyamakuru, yaba abapaparazzi, yaba n'abandi social influencers n'abandi bagiye batandukanye, bose bibaza niba element akibarizwa muri 155 AM. Ariko ibi ngibi byazuwe cyane, imbarutso yabyo cyane ni indirimbo yitwa Tombe yasohoye. Mu by'ukuri nta ruhare rwa 155 rugaragara muri video yayo, dore ko na logo igomba kujyamo ya 155 AM itagiyemo, agasa n'ubisobanura ntitunyurwe. Kuri ubu ngubu rero ngo arimo aragenda atira ama studio gahoro gahoro akora imiziki ye bucece buturi, ngo hari umukire rero wenda kumutamo, wenda kumumenamo nyine ngagukora icyo yise element sphere. Ndumva atari bwa mbere muyumvise. Uyu nguyu rero akaba nubwo agikomeza kugenda bihisha nyine, akaba ngariyo makuru ahari kubakurikirana hafi iby'umuziki ndetse n'imyidagaduro muri rusange. Ni The Mic Radio ndetse na TV, ntugira aho ujya. Press review on The Mic Radio and TV. Press review on The Mic Radio and TV.